Thank you guys, amazina nitwa Teacher Emmy nk'ibisanzwe, tukaba tugiye kwigira hamwe uko wa creatinga group ya WhatsApp. Ujya ubibona wenda muri fundraising y'ubukwe, ugasanga abantu bakoze group y'inshuti zabo cyangwa se n'abandi bantu benshi kugira ngo babashe kuba bashyigikira ubwo bukwe. So nibyo tugiye kureba rero, tugiye kureba uburyo wa creating group WhatsApp. So hanyuma rero uko urabigenza, uraza hano kuri application ya WhatsApp, ngira ngo urimo kuyibona neza cyane. Numara kuyigeraho urayemezaho, hanyuma uze ukande kuri utu tudomo dutatu turi iburyo, ngira ngo urimo urahabona neza cyane. Kuri tuno tudomo dutatu turi iburyo, mbibutsa ko hano uba ugiye gucreatinga group ya WhatsApp kugira ngo abantu muhurireho, yaba ari group yo gusenga, yaba ari group y'ubukwe, yaba ari group yindi itandukanye, uko wayishinga. Hanyuma ugakanda kuri tudomo dutatu. Iyo umaze kudukandaho uhita uza hano handitse new group, ngira ngo uri kuhabona neza cyane. Hano handitse new group. Iyo umaze kuza kuri new group wahakanze, bahita bakubwira ngo new group add member. Ni ukuvuga ngo niba ugiye gukora group, shyiraho abantu muri iyo group ushaka. Mbibutsa ko ushyira muri iyo group, ushyiramo umuntu ushaka, birashoboka rwose. Hanyuma rero ngiye kubereka urugero rw'uburyo wabikora. Hanyuma nawe niba ushaka gucreatinga group y'abantu, ari nk'iy'abanyamasengesho cyangwa ari igendanye n'ubukwe bari bukore fundraising, ni gutya wabigenza. Hanyuma numara kuza kuri new group add members, abantu uzagenda ubakoraho, ngira ngo uri kubibona neza cyane. Abantu uzagenda ubakoraho gutya, uzagenda ubakoraho bitewe n'abo ushaka gushyira muri iyo group, ngira ngo uri kubibona neza cyane. Mbibutsa ko abantu bose ushaka bajyaho, niyo baba ari abantu 500 bose bajyaho. Hanyuma numara gucreatinga cyangwa se gushyira abo ushaka bose, numara kubemezaho, niba ari abo ushaka ko bazaza muri iyo group yawe yo kuba mwasenga, cyangwa niba ari iyo group igendanye na fundraising y'ubukwe, birashoboka rwose. Hanyuma numara kubaselectingaho gutya, urabona ko amazina y'abantu bawe avivuye, ngira ngo uri kugenda ubibona neza cyane. Amazina y'abantu bawe aravivuye. Hanyuma abavivuye nibo uba wemeje ko bagiye kujya muri iyo group yawe. Iyo group yawe creatinze nibo baba bemewe kuba bajya muri iyo group, kuko hajyamo abo wahisemo. So hanyuma tureta tuza hano tukande kuri iyi buto igana iburyo, ngira ngo urimo kuyibona. Ino buto igana iburyo, ngira ngo urimo kuyibona. Hanyuma uyikirikeho. Numara kuyikanda barakubwira ngo, ngira ngo uri kuhabona neza, bahita bakubwira ngo new group name. Bisobanura ngo hano baba bari kukubwira ngo andikamo izina rya group. Wenda reka dutoranyemo iri zina, wenda twandikemo ubukwe bwa Julienne, cyangwa se reka twandikemo ubukwe bwa Emmy na Mukeshimana. Urwo ni urugero. Ushaka
ukandikamo ibyo ushaka, ariko ngiye gushyiraho ngo gushyigikira ubukwe bwa Emmy na Julienne. Ubukwe bwa Emmy na Julienne na Mukeshimana ngira ngo urimo kubibona neza cyane. Hanyuma iyo umaze gushyiraho ubukwe bwa Emmy ndetse na Mukeshimana, nyine bitewe n'abantu bagiye gukora ubukwe cyangwa se niba ari gurupe yo gusenga, reka nabyo tubishyireho, ugahita wenda ushyiraho ngo gurupe yo gusenga, cyangwa se niba ari gurupe ya korali runaka, cyangwa niba ari gurupe imeze gute, wenda reka dushyiremo gurupe yitwa Unity Choir. Ishobora kuba ari korali cyangwa ari gurupe isanzwe yo gusenga. Unity Choir. Hanyuma iyo umaze kuba washyiramo izina ry'iyo gurupe runaka ushaka gukereyatinga, uhita uza hano, iyo ushatse ushyiraho n'ifoto, niba ari abo bageni cyangwa se ari nk'abantu mugiye gukorera fundraising, kuri wenda ubukwe, cyangwa niba ari korali cyangwa niba ari gurupe yo gusenga, hano ushaka washyiraho n'ifoto. Ngira ngo uri kubibona neza cyane, ubona ko bahita bakubwira ngo ngwino urebe mu mafoto yawe, ushyireho ifoto ushaka gushyiraho cyangwa se ushaka kwerekana. Uhita uza muri girl, iyo ushatse uranafotora bisanzwe, ariko iyo uyafite muri girl nibyo byoroha. Hanyuma ukaza hano muri girl ukarebamo ifoto yawe. Ngira ngo urimo kubibona. Iyo umaze kuyishyiramo ifoto, wenda n'iy'ubukwe bwa Emmy ndetse na Mukeshimana nashyizeho n'urugero, ukaba waza ukaba wakanda hano kuri done. Hano iyo ukanze kuri done, ubwo iyo foto iba igiyeho. Ngira ngo urabibona neza cyane ko ya foto yacu hano yabashije kuba yageraho, wayibonye. Ubwo wenda niba ari ubukwe bwa Emmy, gushyigikira ubukwe bwa Emmy ndetse na Mukeshimana, urabona ko biba bigenze neza cyane. Ubwo hano bahita bakwereka aba members wahisemo bose ushaka kuba washyira muri iyo gurupe. Ngira ngo urimo urababona hano hepfo bano ba members bose ushaka gushyira muri iyi gurupe, bano bose bahita babakwereka ko aribo bagiye kujya muri iyi gurupe wakereyatinze. Twatanze urugero ngo gushyigikira ubukwe bwa Emmy ndetse na Mukeshimana. So urahita uza hano rero, numara kwemeza iyo foto, wemeje na titire y'iyo nsanganyamatsiko y'iyo gurupe, ibyo ivuga n'abantu bamaze guselectinga bababonye, icyo ukora uraza ukanda hano kuri done. Ngira ngo urimo urahabona neza cyane. Leta uza kandi hano kuri aka gatiki, bisobanura ngo uraba wemeje iyo titire washyizeho, wemeje ifoto washyizeho, wemeje ko n'aba bantu rero bagiye kujya muri iyi gurupe. So hanyuma rero igikurikiye uraza kandi kuri aka kantu kavivuye, urabona ko hano birimo kugenda bijyaho, byagezeho. Urabona ko bahise bampereza notification, bahise bamuha notification ivuga ngo gushyigikira
ubukwe bwa Vs Mukesha. So gusa nyine njye ntago nari nabikiriyatinze ndi bubisibe, ariko urabona ko byabashije kuba byagenda neza cyane. Hanyuma rero urabona ko ya gurupe yacu yagezeho ivuga ngo gushyigikira ubukwe bwa Emmy ndetse na Mukeshimana bitewe n'amazina washatse kwandikamo. So hanyuma rero iyo ushatse utangira kwandika, ukaba wakandikira iyo gurupe. Ubwo iyo wanditse bisobanura ngo abantu bose bari muri iyo gurupe, urabona ko muri iyo gurupe twashyizemo abantu bagera muri 38 gurupe member 38 members. Ni ukuvuga ngo abantu 38 nibo bagize iyo gurupe. Hanyuma rero iyo ushatse kubandikira ukanda hano ukabandikira nko muri mesaje bisanzwe. So usibye ko njye nashaka kubandikira kuko ari uburyo bwo kugira ngo mbe nakigisha abantu batabasha kuba bakereya gurupe, babe bayikereya nyine bakabishobora. So hanyuma rero iyo ushaka gushyiramo abandi bantu, urugero hano wenda dufitemo 38, ariko uri kubona 38 nibo dufitemo, ariko wowe ushobora kuba washyiramo abandi. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka gushyiramo abandi uraza ukajya hano kuri add members. Add members bisobanura ngo ni abandi bantu ushaka gushyira muri iyo gurupe. Iyo ushaka gushyiramo abandi bantu muri gurupe uraza ugakanda hano muri add members, bakaguhereza urutonde rw'abantu bawe ufite kuri WhatsApp, ariko abo washyizemo bo ntabwo bakwemerera kubashyiramo. Bwo nk'uyu nguyu witwa Louise handitse ngo already added to the group, bisobanura ngo abangaba bo nabashyizemo. Ngira ngo uri kugenda ubibona neza cyane, bano bose nabashyizemo biri kugaragara, ariko hano hari abo ntashyizemo nakabaye nshyiramo. Bisobanura ngo yari add group, uraza ukabakoraho gutya ukagenda ubavivura, nabo baba bari kwiyongera mu mubare wa ba bandi washyize muri gurupe. Hanyuma icyo uhita ukora iyo umaze kubavivura abandi ushaka gushyira muri iyo gurupe, uraza ukaza hano kuri cyangwa se kwemeza cyangwa se save, ugahita uza ukahemeza. Ubwo na ba bandi bahita bajya muri iyo gurupe. Ngira ngo uri kugenda ubibona neza cyane. Bari 28 none bahise baba 44. Bahise baba 44. So ubwo rero nawe nkwigishije uburyo wa creatinga gurupe, ukaba wamenya gukora gurupe, yaba ari iy'amasengesho, yaba ari ijyanye n'ubukwe ushaka ko bakora fundraising ndetse n'ibindi bitandukanye. So ngira ngo urabibyiboneye. Wowe icyo nkusaba yari Teacher Emmy, ndagusaba ujye ukanda subscribe niba utarayikanda, niba uri mushyashya, hanyuma nabo dukomezanyije urugendo rwo kwigira kuri YouTube channel. Mbibutsa ko tujya twaprodingaho video zisekeje kuruta izindi, amasomo nk'aya. Thank you, ni karibu rwose, muze twigane, muze duseke. Ngiye buriya ziriya video mba nazishyizeho namaze guseka, ibintu byacitse. So ni karibu rero, waza ukaba nawe wabasha kugira amasomo ukura muri ibi biganiro tugenda dushyiraho. Thanks, ndabakunda. Amazina nitwa Teacher Emmy nk'ibisanzwe. So ciao ciao, turi kumwe.